nsigaye nanatinya cyane no mu bantu dukorana ubu usanga umuntu umukorana ariko yifanira Ben. Nta wari uzi ko Coach Gael ashobora kugambanira Bruce Melody. Nta n'uwari uzi ko Bruce Melody ashobora gutinyuka agapostinga amagambo nk'aho yapostinze ku rubuga rwe rwa Instagram. Coach Gael nyuma yo kubona ko bidahagije kumanura amafoto ya Bruce Melody muri Kigali Universe, yakoze ikosa rikomeye ubwo yagaragaraga mu mafoto ari kwiganira na The Ben mu gihe Bruce Melody yari gukora performance. Kandi abantu benshi twari dusanzwe tuzi ko Coach Gael nka manager wa Bruce Melody agomba kuba ari ku ruhande rwe. Intambara irakomeye ubu ku mbuga nkoranyambaga zose, nta kindi kintu kiri kuvuga uretse inkuru ya Bruce Melody na Coach Gael bakomeje guterana amagambo, aho Bruce Melody ari gupostinga Coach Gael nawe agahita amusubiza. Kugeza ubu ngubu abakurikiranira hafi entertainment yo mu Rwanda bari kuvuga ko Coach Gael yakabije, yagejeje ibintu ku rundi rwego, ngo kuko ntago byumvikana buryo ki ushobora gukina umuntu wagakino nka kariya. Bruce Melody ati Coach Gael we ntugire ngo biri asimbireba, ndabireba nkabirenza amaso nkabyihorera ukagira ngo kuba ntacyo mvuga ntacyo mfite cyo kuvuga. Oya da, ntacyo ndavuga kuko Bruce Melody yamaze kwaniflowinga Kigali Universe. Si ibyo gusa kuko Bruce Melody yasongera yaniflowinga iriya kipe ya Coach Gael bita UGB. Biri kuvuga ko igikurikiyeho noneho ari ukwaniflowinga 1:55 AM. Bana natwe kandi nibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bitazajya bigucika umunsi ku munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera kuri benshi. Uti byagenze bite kugira ngo Bruce Melody yisange muri aka gacu bishobora kuzamugora kwikuramo bitewe n'amasezerano yamaze gusinyana na 1:55 AM. Coach Gael yarihoreye aravuga ati mumanura amafoto ya Bruce Melody ari hano muri Kigali Universe akomeje gutezamo umwanda. Bruce Melody nawe ibyo yigira nkaho atabibonye, akomeza imikoranire myiza na Coach Gael. Gusa Coach Gael we yakomeje kumwendereza ndetse akomeza kugenda amwereka ko atamukeneye mu buzima bwe. Ibi bitewe na projet nyinshi Bruce Melody yari afitanye na Coach Gael. Ibi byatumye Bruce Melody gitangaza akomeza gusa n'uwicisha bugufi kugira ngo akomeze kubana n'umuvandimwe. Bruce Melody ejo bundi bari muri press conference y'iki gitaramo cya Summer Country Tour yabashijwe ku bijyanye n'umubano we ndetse na Coach Gael, avuga ko nta kibazo afitanye na Coach Gael ndetse ngo banafitanye projet nyinshi kandi abanyarwanda bazakomeza kugenda babona. Gusa kugeza ubu ngubu noneho nk'uko namaze kubibabwira, projet zishobora kuba zavunjwemo amakimbirane y'urudaca kuko Coach Gael ibintu ari gukorera Bruce Melody ni bimwe bajya bavuga ngo umuntu ngo arijya agambanirwa n'uwe. Ngira ngo mwarabibonye mu bitaramo byashize, yaba iki Musanze, yaba iki Nyagatare ndetse n'iki Kinyamata. Coach Gael ni yagiye akunda kugaragara yitabira performance za Bruce Melody, yewe rwose Bruce Melody yajyaga kugerwaho agiye guperforminga Coach Gael akisohokera. Ibi byakomeje kugenda byibazwaho mu itangazamakuru ariko babiburira igisubizo kuko yaba Bruce Melody cyangwa se Coach Gael nta n'umwe yigeze agira icyo abivugaho. Gusa noneho ubu ngubu ibintu byose byamaze kujya hanze ku bijyanye n'umubano wa Bruce Melody ndetse na Coach Gael. Nk'uko umunyarwanda ajya avuga ati ibikorwa birakora kurusha amagambo. Bruce Melody we ntabwo yigeze agira icyo avuga kuri uyu mubano we ndetse na Coach Gael, ahubwo yatanze sign nk'uko nabibabwiye zo kwaniflowinga UGB ndetse na Kigali Universe. Si ibyo gusa kuko ubu tuvugana Coach Gael ndetse na The Ben aho kuri Instagram bari kujya bagira gutya bagatera urwenya bameze nk'abari gukina ku mubyimba Bruce Melody bavuga bati ngo erega n'ubundi we Coach Gael uri gisamagwe, ushatse wareka tukakwakira nawe ukisanga mu bisamagwe. Ibyo ngibyo bikomeje kubabaza Bruce Melody bitewe n'uburyo ari kuvunika. Ikindi noneho abitwa ngo ni ba boss ari kuvunikira bakaba bameze nk'abatamwitayeho ahubwo bari kumukina ku mubyimba. Biri kuvuga ko nyuma y'ibi bitaramo bya Summer Country Tour Bruce Melody ashobora guhita atandukana na Coach Gael bitewe n'uburyo yamutengushye mu gihe Bruce Melody yari akeneye Coach Gael. Si ibyo gusa kuko biri kuvuga ko Coach Gael yamaze kwishyura itangazamakuru ngo rivuge ko Bruce Melody akoresha amadayimoni cyangwa se imbaraga z'ikuzimu. Ibyo byose biri guterwa n'iki rero? Ubu tuvugana noneho nyuma yuko Bruce Melody akoze performance nziza yaba i Musanze, yaba Nyagatare ndetse na Nyamata, itangazamakuru ryamwihaye ngo ashobora kuba akorana n'imbaraga z'ikuzimu cyangwa se abadayimoni. Uti byatangiye gute rero? Nyuma yo kwanaliza Bruce Melody ibyo agenda akoresha byose, yaba intro, yaba background screen, ibintu byose bakabyanaliza, ngo basanze ngo Bruce Melody ngo akoresha acting irimo ibintu bimeze nk'amadayimoni, ngaho amashusho y'abantu bapfuye, ngaho duhanga turi kuzamuka tuva mu irimbi. Ibyo byose bigahita bituma bavuga ko Bruce Melody ashobora kuba akorana n'imbaraga z'ikuzimu, ngo nuko kuririmba ko guhebuje bikaba bifite aho bihuriye n'imbaraga z'ikuzimu. Benshi bakavuga ko ibi ngibi byose biri kuba Coach Gael ashobora kuba byihishe inyuma ngo amanure Bruce Melody. Gusa nk'uko umunyarwanda yaciye umugani ati abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amavuta. Bruce Melody nawe ugiye kureba ibintu yagejeje kuri Coach Gael, nawe ubwawe ushobora guhita uvuga ko Coach Gael atagira ubwenge cyangwa se ibyo ari gukora aba atabitekerejeho. Reba iriya kipe ya Coach Gael bita UGB,
Bruce Melody yamufashije kwamamaza iriya kipe avuga ko afitemo imigabane. Si ibyo gusa kuko ndakubwira Kigali Universe. Bruce Melody yavuze ko afite imigabane muri Kigali Universe kugira ngo akomeze gufasha Coach Gaël gucuruza. Gusa mu by'ukuri Bruce Melody ntago afite imigabane muri Kigali Universe. Si ibyo gusa kuko mu bijyanye no gutegura ibitaramo ntago Coach Gaël yaragamije kugaragaza Bruce Melody nk'umuhanzi w'igihangange cyangwa se ngo yereke abanyarwanda ko Bruce Melody afite impano kurusha The Ben. Coach Gaël we nyuma yo kubona ko umukire Muchoma Joseph usanzwe umenyereweho ko ari utegura ibitaramo byo mu Rwanda akomeje kumutwara amafaranga, yabonye nta yindi ntwaro afite yamufasha gutwara Muchoma Joseph abafana cyangwa se ibitaramo, abona ko akwiye kwifashisha Bruce Melody agakoresha igitaramo cya Summer Country Tour kugira ngo stage zacyo zizabe ziteguye neza, bityo rero biba ari uburyo bwo kwamamaza Coach Gaël nk'umukire uzi gutegura ibitaramo kandi akabikurikirana. Gusa ibi ngibi ari gukora byo gusubiza Bruce Melody hasi cyangwa se kwerekana ko Bruce Melody atari umuntu ukomeye mu myidagaduro yo mu Rwanda, bishobora kuba bitari buze kuza kumworohera. Reka ngaruke ku ijambo Bruce Melody yabwiye Coach Gaël. Bruce Melody ati Coach, nawe ukeneye umuntu ukwiye kugukocinga. Mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye ko Bruce Melody akwiye kuvuga amagambo nk'ariya, ariko baca umugani mu Kinyarwanda bati akari ku mutima gasesekara ku munwa. Coach, nawe ukeneye umuntu ugukocinga kuko ntabwo uramenya projet turimo, ntabwo uramenya gahunda dufite, ahubwo wowe ukomeje kuntererana kugira ngo ukomeze kwitwikira, ukomeze guhaza amarangamutima yawe ndetse n'ibitekerezo n'ibyishimo byawe, ariko wibagiwe ko dufitanye imishinga myinshi nshobora kumena umuceri. Gusa nubwo bimeze bityo 1:55 AM ndetse n'amakampani yose biri gukorana, ubu Bruce Melody ashatse ibyo byose yabihindura ubusa kuko aramutse avuze ko atazashobora kwitabira igitaramo kizabera i Rubavu. Mu by'ukuri sintekereza ko abafana cyangwa se amafaranga bari kuzinjiza ariyo bakinjiza, kuko uramutse ugiye kureba mu itegurwa ry'ibi bitaramo usanga Bruce Melody ari uri kubigiramo uruhare, benshi batanatinya kuvuga ko wagira ngo Bruce Melody ari gutegura ibitaramo bye cyangwa se n'abafatanyabikorwa afite. Iyo urebye uburyo Ken ari kubyita wenda nka manager wa 1:55 AM cyangwa se Coach Gaël nk'umukire mukuru, usanga ibintu baba babyihungije ahubwo bibereye kuri timu ya The Ben, bameze nk'aho bari gutera ubuse kuri Bruce Melody, bavuga bati reba iranda ya Bruce Melody, ndetse n'andi magambo yose agamije gusesereza Bruce Melody. Bati kiririmba nabi, bati kibagishije inda, ibintu nk'ibyo ngibyo nibi baba bibereyemo bari gutera ubuse kuri Bruce Melody. Reka iki kiganiro tugisoreza aha ngaha, like, share na comment kugira ngo iyi video ikomeze kugera ku bantu benshi, ni ingenzi cyane. Murakoze cyane kunkurikirana, ndabakunda sana.